Ibyuma birenga bishima Uwiteka n'iby'amajwi mato bimushima. Aya ni amwe mu magambo agize indirimbo ya Elelion Worship Team ikorera umurimo w'Imana mu muryango w'abanyeshuri ba Pentecote muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, CPUR Huye Campus. Elelion Worship Team, Elelion Worship Team. Elelion Worship Team ni iki? Ni bande? Amateka yabo ni ayahe? Ibyo byose ni ibyo twabateguriye muri iki cyegeranyo. Njyewe mwumva ndi Nathan Duhawe umugisha. Twifashishije Encyclopedia of the Bible, Elelion ni ijambo rikomoka ku kigereki Ion, bisobanura ngo Imana isumba byose, God Most High. Ni ijambo rikoreshwa mu byanditswe byera risobanura ngo Imana umuremyi w'isi n'ijuru iri hejuru byose ndetse ko ihambaye mu buryo bwose. Twifashishije Bibiliya, iri zina ushobora kurisanga ahantu hatandukanye harimo Zaburi ibice 57 umurongo wa 3, Zaburi ibice 78 umurongo wa 35, Itangiriro ibice 14 umurongo wa 22, no muri Zaburi ibice 7 umurongo wa 18. Elelion Worship Team. Wishidikanya, Elelion Worship Team ni itsinda riramya rikanahimbaza Imana isumba byose. Iri tsinda ryatangiye mu mwaka wa 2004 ritangizwa n'abakristo bivugwa ko ari 5. Bari bemeje gufasha abandi mu buryo bwo gutera indirimbo ngufi mu ivugabutumwa ridasanzwe ryari ryateguwe na SEP. Ubu buryo kandi babwifashishije mu gukurura no gushishikariza abantu kuza muri iryo vugabutumwa ryari ryateguwe. Misiyo y'iri tsinda iherereye muri Zaburi 150 yose, hamwe no muri Mariko ibice 12 umurongo wa 30 hagira hati: nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Iri tsinda kandi rikaba rifite viziyo yo kubaka umubano mwiza n'imikoranire myiza hagati y'abakristo binyujijwe mu ndirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, gufasha abakristo gusobanukirwa no kumenya kuramya no guhimbaza Imana mu buryo bukwiye kandi bwuzuye, kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri Kaminuza y'u Rwanda no ku isi hose muri rusange. Iyo nayo ni viziyo y'iri tsinda. Bimwe mu byo twavuga ku mateka ya Elelion Worship Team harimo nk'abayobozi batandukanye bagiye bayiyobora, hamwe n'ibindi bintu bitandukanye by'ingenzi tugiye kugarukaho. Mu mwaka wa 2006 iri tsinda ryaje kwegeranya ritora umuyobozi urihagarariye. Munyaneza Jean Bosco yaje kuba perezida w'iri tsinda. Mu mwaka wa 2007 iri tsinda ryaje kuyoborwa na Tuyisenge Victoire. Yaje gusimburwa mu mwaka wa 2008 na Mbonyimana Jerome, nawe waje asimburwa na Kinanira Pascal mu mwaka wa 2009. Muri uyu mwaka iri tsinda ryo ryagizwe na komite nyobozi y'abantu 4: perezida, vice perezida, secrétaire comptable n'umuyobozi w'indirimbo. Muri uyu mwaka kandi nibwo amafamiye yajeho, nka bumwe mu buryo bwiza bwo gushyira ku murongo abaririmbyi no kwita ku mibereho myiza yabo byoroshye. Ni nabwo kandi intercession y'iri tsinda yatangiye. Mu mwaka wa 2010 Pascal yasimbuye na Yambabariye Elizabeth. Uyu niwe muyobozi w'umukobwa wayoboye bwa mbere mu mateka y'iri tsinda. Mu mwaka wa 2011 iri tsinda ryaje kuyoborwa na Sengabo Jerome, yaje gusimburwa na Irambo na Gadi mu mwaka wa 2012, asimburwa na Himana Donati wayoboye mu mwaka wa 2013, 2014 yikurikiranye. Hakizimana Jean d'Amour yaje gusimbura Donati ayobora mu mwaka wa 2015. 2016 Mukeshimana Daniel yaje gusimbura Jean d'Amour. Muri uyu mwaka nibwo umuhango wo gukora fete yo gusoza umwaka yatangiye bwa mbere. Ni nabwo kandi komite yuzuye yagiyeho igizwe na perezida, vice perezida, secrétaire comptable, diligence y'abantu 3, abajyanama 2, umushinzwe amasengesho n'undi wa discipline. Mu mwaka wa 2017 niyo Mukesha Marie Claire yabaye perezida w'iri tsinda. Byukusenge Sara yayoboye mu 2018 asimbuye Claire. Kugeza iyi saa tuvugana mu mwaka wa 2021 Byukusenge Sara akaba ari nawe muyobozi w'iri tsinda. Kuri ingoma ya Byukusenge nibwo amakonseri atandukanye ateguwe n'iri tsinda yatangiye, cyane ko bitajyaga bibaho ahubwo ikitabira konseri batumiwemo gusa. Tariki ya 12 z'ukwa gatanu umwaka wa 2019. Iyi ni tariki itazibagiranwa mu mibereho y'iri tsinda kuko ari wo munsi nyirizina iri tsinda ryitiriweho izina ku mugaragaro: Elelion Worship Team, God Most High. Bibutse ko imyaka yose yari ishize Elelion Worship Team nta zina bwite yari ifite, ahubwo yitwaga Worship Team muri rusange. Mu birori byo kwita iri zina, korali nka New Melody, Elayo, Vumilia,
Enhakore, Alliance ndetse n'umwe mu ba artiste bakunzwe cyane mu Rwanda bita Papi Clever bari bahari. Muri uyu mwaka wa 2021 nibwo Elelion Worship Team yahawe ubuzima gatozi. Mu rugendo rwa Elelion Worship Team kandi buri mwaka hategurwa icyumweru kidasanzwe Special Week ku bufatanye na STEP hagamijwe gukora ivugabutumwa. Kuri ubu Elelion Worship Team ni itsinda rigari rigizwe n'ibice bibiri ariko bigize urugingo rumwe, ari byo Elelion Worship Team Family rigizwe n'umukristo wese wigeze kunyura muri iri tsinda, hamwe na Active Elelion Worship Team rigizwe n'abaramyi baherereye muri STEP Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo urakomeje, aho iri tsinda ryatangiye guhimba no gukoresha indirimbo zabo bwite, aho twavugamo nka Mwami Uwera, Uhoraho, Muhumure, Ubwenge n'Imigisha n'izindi nyinshi cyane. Kuri ubu ibikorwa byinshi bigamije iterambere ry'iri tsinda birakomeje. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 6 haranditswe ngo icyo nzi neza rwose nashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Elelion Worship Team. Mwakoze kuntega amatwi. Njye wagezaga iki cyegeranyo nitwa Duhumugisha Nathan. Kora subscribe ubashe kubona amateka amakuru y'izindi kuri Rukunda ku gihe.